menye ko umwana we ari muzima, nari narakatuye burundu ngo niciye umwana wanjye ari muzima ari mu gihugu, umwana ngomba kumubona. Bano bagufashe bagusubiza gereza, bakagusubiza kuri dosiye y'uko umwana wawe n'ubundi wamwishe, nimba ari wakatiwe burundu bagashyiraho iy'umwihariko. Umugabo yageze aho isi irangirira, ubundi niho bajya bavuga ngo isi irangirira hano, nta handi uzabona. David Barros amaboko ku mutwe, iyo utayashyize ku mutwe arakuraza kandi va aho ngaho ntabwo nasubira muri gereza kandi yoya. Umugabo yari yahuye ubanza, yarebye abona ikigabo kiguye ahashashe cyaparitse mu ikamyo, ndagiye uzaba barazansange mu Gatsata. Umugabo aramuyobye, bebe mbega umugabo wambonye se, bino bintu se barabibatoje ku ifunzo. Dore wa mugore. Yeah. It's Hildy Winslow. David Burrows was just in my apartment asking questions about his son. Did the cops get him? No. No, he escaped. Hakurino. What if he comes back? What am I supposed to do? None se unagaruka ndakora iki? Keep your mouth shut. Ufunga umuntu wamagaye skunk. Ufunga umuntu. On my way. Nako ndi mu nzira nza kukureba. Nyagasani. Hahise hamagara skunk. Babasaza babiri baje hano, bano nibo bashyinguye inkoni yishe umwana ubundi. Bazi ngo bari gutabara David Barros. Baje mu rugo, uyu nguyu ni mpamvu yacikaga ko imodoka yavuye gucukura Zahiri. Bahise basanga igitiyo, basanga ibitaka mu modoka. Reba filime. Mu rugo kwande kwa boss. Adam ageze anabona inkweto za Adam, ni umuhungu we ziriho ibyondo. Adam. Dad? Papa. Lenny? Lenny